Tubahaye ikaze nanone kuri Bansed Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe, ukuntu mudushyikira, abatwandikira, abantu babona tutari kuboneka bakaza bakatubaza se byagenze bite. Ni ukuri turanyuzwe kandi tunezezwa nuko mutuba hafi. Turakomeje mu byigisho. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo niba umuntu agusabye ikintu ntikikuzanire kimwe muri ibi bintu bitatu, kimwime kandi nta rwitwazo kandi uticiraho iteka. Uyu munsi abantu benshi bakeneshwa n'abandi, rero nagira ngo ibi bintu ubihe agaciro. Turifashisha igitangazamakuru cya Par Réveil de la Richesse cyo kuwa 8 z'ukwa mbere 2026. Nshuti mukundwa wowe nkurikiye, twaravuze ngo uyu mwaka ni umwaka wo guhindura ibintu, ntitubeho ubuzima budusanzwe tumenyereye kubaho, by'umwihariko ubuzima buduhombya. Mu buzima busanzwe abakene aho bava bakagera bakunda kwitamba, bagatanga ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko bagatanga igihe cyabo bakakimarira ku bantu batagira ikintu na kimwe babungura. Abakene batakaza igihe cyabo bareba ibintu byinshi mu mateleviziyo, mu mbuga nkoranyambaga, ibintu bitabinjiriza. Abakene batanga ubutunzi bwabo bakabuhereza abantu badafite ikintu babungura mu iterambere ryabo. Rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye, nubona kimwe muri ibi bintu uko ari bitatu, umuntu agize ikintu agusaba ukabona neza yuko nta nyungu uri bubibonemo, inyungu imwe muri ibi bintu bitatu ngiye kuvuga, nakubwira ngo hagarara ukimwime. Kandi ntabwo ukuri kwica umutumirano. Ikindi kandi burya abantu benshi bakunda kubaho ubuzima bavoma abandi, banyunyuza abandi. Ugasanga abantu birirwa bakuvoma bakunyunyuza ariko we nta kintu bakuraho. Rero mbere yo gutanga igihe cyangwa se gutanga ikindi kintu umuntu agusabye, banza wibaze ikibazo, urebe ese iki kintu ngiye kumuha ngewe kiranyungura iki, ngewe kiramarira iki. Nubona nta kintu kirakungura, wipfusha ubusa, kigumane. Ikintu cya mbere, nubona umuntu hari ikintu agusabye ukabona nta kintu kiri bukuzanire cy'amafaranga, icyo kintu kimwime. Banza urebe yuko iki kintu umuntu agusabye ni igihe se yagusabye, ni ubutunzi runaka agusabye, ni serivisi runaka agusabye. Banza urebe yuko ese wowe kugiye kumuha icyo kintu, ugiye kumuha igihe cyawe, wowe urakuramo iki. Mukuri abasha kuba ari umuntu mutanaziranye, cyangwa se ni umuntu muziranye, ni umuntu wawe wa hafi. Abantu uyu munsi kuko babaye abanyamitwe n'abanyamibare, umuntu arakubara by'umwihariko iyo azi ko uri umwana mwiza, agukuramo igihe, agakuramo ubutunzi. Nawe rero uyu munsi tangira witoze, wige, urebe, uvuga uti se uyu muntu ibi bintu asabye ngewe biranyungura iki, hari amafaranga ndaza kubikuramo. Nubona ntayo, ndakubwira ngo reba kuri iki kintu gikurikiyeho cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero, banza noneho urebe ese uyu muntu ikintu asabye, ese uyu muntu igihe asabye ndakuramo inyungu mu bitekerezo, aranyungura ubwenge mu bitekerezo, hari amasomo y'ubuzima ngiye kumukuraho. None se we arankeneye, akeneye yuko mutabara, akeneye inama zanjye, inama ndamuha, hari ikintu we zibasha kumwungura. Nubona umuntu atari butume ubona amafaranga mu kintu agusabye, cyangwa se n'igihe cyangwa ni serivisi, ukabona nta bwenge uri bumukureho, cyangwa se nawe si ubwenge aje kugukuraho, ahubwo aje kukumaramo umwuka gusa,
nta kintu uri bumwungure, nawe nta kintu akungura. Ndakubwira ngo gumana igihe cyawe, gumana serivisi zawe zo kumuha, kubera yuko iyi minsi ntabwo ari iminsi yo gupfusha ubusa, ni iminsi yo kureba cyane cyane ku bintu bitwungura, byaba ari ibitwungura mu mufuka cyangwa se ibitwungura mu bwonko. Ibi bintu rero uba ugomba guhora ubirebaho. Niba ubonye umuntu ikintu agusabye kitakuzanira amafaranga, ikintu agusabye ntikikuzanire isomo ry'ubuzima, cyangwa nawe atari amasomo ugiye kumuha y'ubuzima kugira ngo nawe umufashe, kugira ngo nawe abashe gutera imbere cyangwa se agubwe neza, reba kuri kino kintu cya gatatu. Reba neza yuko ari umuntu uzakubera umuntu w'umumaro mu gihe kiri imbere, cyangwa se mo kimwe. Reba yuko ari umuntu mugiye kubakana umubano urambye. Uyu munsi mubizirikane neza yuko abantu kubera kwikunda, uyu munsi umuntu araza akagukuramo ibyo agukuramo byose, ariko iyo abona yuko nta kintu kivuze mu maso ye cyangwa nta kintu kimumariye, ahita agenda akaguruka. Wewe wari warishyize mu myanya ugira ngo ni umuntu use ni inshuti, aje gushaka ubucuti, ni umuntu ugiye kujya kugira inama nawe ukamugira indi, mbese mukabana neza. Ariko uzabirebe abantu ntago barambana. Rero umuntu iyo ibyo yagushakagaho atakibishaka cyangwa atakibikeneye, biravuze ngo nawe mu maso ye ntago uba ugifite agaciro. Rero nawe banza urebe, ese ni umuntu ugiye kugufasha kubaka umubano mwiza kandi umubano uryoshye, umubano urambye. Nubona ibyo bintu bidahari, ndakubwira ngo ikintu agusaba kimwime. Ibi bintu uko ari bitatu ni ibintu nshuti yanjye ugomba guhora uha agaciro. Nta muntu ugomba kuzongera kugutesha igihe, nta muntu ugomba kukongera kugutesha umwanya. Abantu kubera ko bikunda bakenera yuko wowe bagukenera, ariko wowe ntubakenere. Rero burya abantu ni magirirane, ngira nkugire suka nsubizemo, nicyo umunyarwanda yavuze. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Muramenye ntihazagire umuntu uzongera kukurusha ubwenge, ntihazagire umuntu uzongera kukumaramo imbaraga, ndetse haba n'igihe umuntu akumaramo imbaraga none wowe ukitakariza icyizere, cyangwa se mo kimwe ntiwongere kumva uryohewe n'ubushake, cyangwa se kumva ufite ubushake wo kugira ikintu wakora mu iterambere ryawe. Rero nshuti zanjye, ubwenge ngo bwari bwiza iyo butamenywa na bose. Kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagice okwana namwe kumwe na Dohote Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.